utaragera kwa muganga urwaye, ariko ugeze kwa muganga hari igihe ubona umuntu urembye cyane ugahita ukira. Abantu bafite ubumuga abareba ngo harimo batabona, noneho mpita mbona noneho n'abandikisha iminwa, mpita mbona n'abandikisha amano, ngiye nandikisha imoso, mpita mbona yewe we mbona baba mu igare baranyunyutse ku buryo bashobora kumworosa ukagira ngo nta muntu urimo. Burya abahungu rero cyangwa abasore bavuga butumwa cyangwa abaki ntibagenzwa na kamwe. Nanjye kuko nari maze iminsi mfushije ubukwe nagendaga ndeba, navuga ngo haleluya, nkabona mukwisi mboni we niburiya ntibyavamo se. Nigeze no kurambagiza umusazi yewe, umusazi hari ubukwe bwanjye bwapfuye bubura amezi. Haleluya. Iyo watindanye n'Imana irakugabira rata, iyo watindanye n'Imana iraguconga. Imana natindanye nayo ngiye kurambagiza uwo Nirora Clementina, Imana iragerageza ifata ino nyonjo irayihisha sha, ise nkayihisha ntiyayibona. Asifiwe sana. Ni umukobwa twahuriye muri groupe yambaye ibijipo birebire yaje no kubwirizamo, ndamwitegereza aho nicaye ndamureba ndabona nyamara n'Uwiteka we yakungabiza byanze bikunze. Urashoboye mwami, uri Imana ihambaye, uri umukozi w'umuhanga, turakubashye turagushimye. Aba bantu bagiye kwakira mwami bazagaruka bafite amashimwe, aba basore bazagaruka bafite amashimwe, abagabo Isi Family TV narayibonye nge ndishima, nezezwa ko ni mahanga uzagukenera azagusura, atari ngombwa ngo atege indege. Ndavuga ko woroheje urugendo. Ndavuga ngo ngo uri n'umuhanga, nari nabaye wa kabiri. Arambaza ngo urashobora kwiga ni, kandi ubwo ngubwo nabibubwiraga mfite icupa rya kakanyanga mu mufuka gakeya, narakagendanaga ngo nabibwiraga nagatsimbye mu ikoti. Nubundi nabibwiraga ndi mu bizunga, umurero muri mu bizunga ntago ajya agira ubwoba. Haleluya. Ni nk'ukuntu umuntu iyo yuzuye umwuka wera atagira ubwoba we, ntago abazimu bapfa kumuvogera uko babonye. Iyo uri mu mavuta ntago abavuzimu ntago bakandagira ku mbuga yawe. Iyo uri mu mavuta uba mu mavuta mu mwanya wo gusenga. Iyo umucuraguza ageze iwawe arabimenya, aracuragura bikanga, kubera ko hari izindi imbaraga zibana nande nawe. Nshaka kubaganiza mu kanya ku ijambo ryitwa gutindana n'Imana, kambanze baho ubuhamya gatonya. Arangije ararima, afata arambwira ati aranyandika, amaze kunyandika ati ngwino nkwereke ishuri ujya kwigamo. Ararinyereka, mwumva kandi kaga nahuye nako, muzi ko ushobora kumugara abantu bakaguha akato. Icyo ni ikindi gikomere nakire. Noneho akinyinjiza mu ishuri ry'abana batoya b'umwaka wa mbere batazi ibyo ari byo, nicara mu gihande cyo hagati gatoya. Abana umwana umwe twatwicaranye arabanza arandeba, mbona yigiye hirya gatoya, baraturitse ngo arandiye we, akiva ngo arandiye. Abana bose cya gihande narindimo baragisimbuka babajya muri kiriya, abandi bajya mu kindi, nsigara mu gihande genyine. Arabahumuriza umwarimu, yari umudiyakoni kazi Karugira, arababwira ati muhumure nagaryana. Ngo yewe ngo kiriya ni iki cyafite ye baba we, mwumva nabakubita, nagiraga inkonje. Abana mbabwire ko atari ko navutse, ubu se barabyumva, ariko ntacyo, uriya namubonye wabagumuye. Amen. Imana igira neza. Haleluya. Uri umugira neza kandi ntabwo uhinduka. Hari abatakuza ariko twe turakuzi, hari abatakubona. Haleluya. Ariko twebwe turayibona. Ndagira ngo uyu munsi ukabakaba Imana, uyu munsi uhure n'Imana mu buzima bwawe. Umaze iminsi wicaye ahantu mu mubabaro, umaze iminsi wicaye mu gahinda, umaze iminsi ubona byaranze, umaze iminsi upfundikanya. Ndagira ngo uyu munsi nza kugutandukanya n'izo karande mu izina rya Yesu. Haleluya. Abana baragumuka, nsigara mu gihande genyine, bakongeje undi mubabaro n'agahinda. Nkahora nibaza why me, kubera iki ibintu byambayeho.
abandi bose ni bazima, nkumva mfite ipfunwe, ni naho nagiye nkuriramo kwambara ikoti yo, ariko Yesu araruhura arata. Ngo hari umuntu wari uri muri Yerusalemu ageze i Yeriko, agwa mu gico cy'abambuzi, ngo maze Abalewi barakikira n'umutambyi arakikira, ariko Umusamariya wari uri mu rugendo w'umunyempuhwe amubonye aramufata amwomora inguma. Imana ikomora inguma, Imana ikomora ibikomere, Imana ihinduranya ibihe, Imana igira ikintu igukorera, Imana irema amashimwe. Umaze iminsi byaranze, aramufata amwomora inguma. Nanjye twahuye nawe, anyomoza inguma rata, haravuga ngo nawe uri umwana wanjye. Haleluya. Ndangije rero, abo bana isaha yo kujya gukina igeze, umwarimu yari yagiye. Ndangije ngira gutya, bagisohoka mfata wa mwana, namukubise inkonje, nkamubaza urabona ndi igisimba? Akagira ngo kubera ntiyarize, yaranizwe, agira mbese ananirwa kurira. Urabona ndi igisimba? Urabona ndi ingagi? Arangije aragenda. Nanjye mpita nizamukira, nibeta ahantu kaka kanyangana nifite, ndakiminuza, ndagenda ndicara. Nicara ahantu hafi y'ikibuga, none ikigo cyose kinyirundaho. Noneho abaza bankoraho, iki ni igiki? Ye baba we, iki ni igiki? Banyirundaho bakava, ukagira ngo ni ingagi yageze aho ngaho, bose banyirundaho. Mbega umubabaro, nari ntarakizwa, ariko maze guhura na Yesu ubuzima burahinduka rata. Haleluya. Aho yageze birahinduka, aho yageze amateka mabi arasibangana. Imana isibanganya amateka mabi ku buzima bwawe. Asifiwe. Pepe ya Bwana tena turegira gutyo turebe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Imana yacu yomora ibikomere we. Ndangije ndaryiga pe. Ndyiga mu mubabaro, ndyiga. Ubwo rero ukuntu Imana yise inyigisha akantu nanakijijwe, nabonye abana bagiye kunshikaho, nkasigara njyenyine. Ndangije ngira gute, mpita mfata bombo, ngura bombo nyinshi, ndazizana ndazibaha abana, ndazibanyanyagizamo. Abana barankunda, bakavuga ngo wa musaza atanga bombo. Bose bifuza kuza kugira gute, kwicarana nanjye. Bose bari noneho ikindi cyongeyeho, mba n'umuhanga. Wa mwana twarakomeye turicarana, n'abandi bose bakajya banyegera, nkajya mbasobanurira, kuko natangiraga igihembwe mbu wa mbere nkanda nyisoza. Noneho nkagira ibindi byago, kubera kuba uwa mbere baduhamagariraga mu kibuga kuri asamburema, bamamagara abana bakavuza induru ngo ubundi se ataba uwa mbere si umusaza. Nkagira ipfunwe nabyo, nkajya nitinza mu gihe cyo kujya gutanga amanota, kuko baranahembaga. Nkitinza umwarimu akaza akabimfatira ibihembo, nyuma yaho nkaza kubifata. Ariko turashima Yesu. Haleluya. Yesu arabohora, Yesu arabohora bene data. Uyu munsi ngo wari wicayemo, uyu munsi Yesu akubohore, uyu munsi Yesu aguhindura amateka. Haleluya. Nuko ndiga ndarangiza. Primaire niho nayirangirije, ariko nayirangije narakijijwe. Njye nakijijwe niga mu mwaka wa 2 primaire, narakijijwe nabwo nkizwa. Nagira ngo mabwire ngo imbuto zanyu nziza zizatuma abantu bagaruka ku Mana. Nagiye gusenga sejemi wacu, mageze mbona uburyo abadiyakoni banyakiriye. Nari nzi ko nta muntu nkunda ubaho. Nabonaga abantu bose ari abagome, abantu bose nkababonamo abarozi, abantu bose nkabona ko baguhinahina, nkabona ko umuntu wese yagukora ibyo ashaka. Ariko mbona abadiyakoni baranyakiriye, banyicaje imbere aho ngaragara neza. Amen. Mwirihangana kuko nyifatira aha ngaha,
ni ukubera kano kaboko. Haleluya. Kandi kano sinakavugisha gutya, aka ngaka nkakoresha ndi gukora geste, karabamfasha kubwiriza rero cyane. Amen. Haleluya. Mujya museka we, muzu y'Imana n'ugutwenga. Nagira ngo ubwire ngo haleluya. Ujye Amen. Ndiga muri kizamini cya leta, banyohereza kwiga i Butare mu kigo cy'abafite ubumuga i Gatagara. Aho ngaho niho ubuzima bwanjye bwahindukiye rero. Haleluya. Nagira ngo ubwire ngo iyo utaragera kwa muganga urwaye, ariko ugeze kwa muganga hari igihe ubona umuntu urembye cyane ugahita ukira. Ndababeshya irata. Nageze i Gatagara nihuye neza, mbona abantu bafite ubumuga, abareba ngo, abagenda ngo ye numva mbaye muzima. Asifiwe. Zamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. To baisel waya shanga bras morosiligresh hayazo bratas. Haleluya. Haleluya. Irangije irambwira, nanjye ndagenda aho abantu bari gufashwa cyane. Haleluya. Imana irambwira ngo itanze akazi muri mwebwe. Harimo abashomeri bamaze iminsi bicaye, Imana irambwira ngo itanze akazi. Haleluya. Imana irambwira ngo itanze akazi mwa basore mwe. Imana irambwira ngo ihinduye imibereho. Imana irambwira ngo iraremye. Uri kubyumva? Imana irambwira ngo mumaze iminsi mwicaye ku kidendezi ariko byaranze, ariko uyu munsi Uwiteka bahagurukije ku kidendezi. Amen. Haleluya. Nageze nkunda gusenga rero. Imana irambwira ngo witegereje warebye, mpita mbona abatavuga baba baca amarenga ngo abo nta kibazo, abo ngabo. Haleluya. Harimo batabona noneho, mpita mbona noneho nabandikisha iminwa, mpita mbona nabandikisha amano, ngiye nandikisha imoso. Mpita mbona yewe we, mbona baba mu igare baranyunyutse ku buryo bashobora kumworosa ukagira ngo nta muntu urimo. Birirwa abana burya abantu biga i Gatagara bagomba kuba ni ikigo cy'abafurere, Frere de Charite. Ni ikigo kinuza cy'abafite ubumuga ariko kiyoborwa n'abafurere. Bagira urukundo umuntu wese uje kuhiga kuko kiravanze, kigamo abantu bafite ubumuga n'abadafite ubumuga. Udafite ubumuga bigusaba gukunda ba bantu bafite ubumuga. Iyo utabakunze winenaguza, shaka izita kwereka inzira, aragusohora rwose. Ibyo kuza winenaguza ngo nkuri yase ngo twasangira bagucyura ari ukigeramo umaze no gutanga minerivare yawe. Ugomba kubakunda kuko ni nabo banabafasha. Abo ngabo batarya, abo batazi kwitamika barabagaburira. Hari abarya nk'ibijwangajwanga, ukumva barya nk'ibijwangajwanga, ariko Imana iranyitegereza irambwira ngo wabonye imbere nkayo nyiratse amagufa mu kibaya yayandi yaraswe Ezekiyeli ati witegereje, nanjye ndavuga narebye. Iravuga ngo uhereye uno munsi wa none, uyu munsi wa none ubumuga bwose nibugushire mu mutwe. Ako kanya ubumuga ndabwiyambura, kumugara nabi ni mu mutwe we. Ibyose icyo wasetinzemo byanze bikuze kikuberwa kuko ako kanya nahise niyambura ubumuga mpinduka muzima. Haleluya. Inyonjo ndayiyambura sha. Ikimenyimenyi ntabwo najyaga ngendana nabo, twabafashaga nk'uko dufasha abandi bafite ubumuga. Nanjye naragenda nk'abadikita nyine abatabona, nkavuga nti mureke dufashe abafite ubumuga. Haleluya. Nimureke dufashe abafite ubumuga sha. Ngiye sindimo ikimenyimenyi rero kuko nabwiyambuye. Nje no kurambagiza, narambagije umukobwa mwiza udafite ubumuga. Ufite ubumuga nari kumwiteza jewe. nta nyinya, nta kintu nari kukwitezaho. Niyo waba reka nkubwire,
Asifiwe tena. Asifiwe tena. Ese turimo turakundana rata? Haleluya. 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 Nunyangura ufite abadayimoni. Sha urabu bafite pe. Bamwe bo ku Gicumbi neza neza. Sha umuntu upfa kunyanga. Na Clementine nirora yaramunze. Haleluya. 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 Yaranyitegereje abona mu maboga ari mu gihugu cy'u Rwanda, abona ni Rugwiza ngoga gusa. Mana yacu himbaza. Nagira umuntu udufasha gusoma ijambo ry'Imana turigenderemo. Tumwa bwiza nkuko bwanditswe Yesu Kristo nkuko bwanditswe na Luka. Hanyuma igice ni cya mbere, somere 21 kugera 25. Hagira umfasha somere, hanyuma kugira ngo nzamuke muri ijambo nze gusengera abantu b'Imana. Mana nyeretse hano hari ibisenzegeri byinshi cyane. Urikumva? Anyeretse hano ibintu abantu baba ibisenzegeri, arimo abantu Imana nyeretse ibintu byarapfapfanye. Ariko uyu munsi Imana ashaka kuzura ibyanyu byapfuye. Hari ibyanyu byapfapfanye, ariko nagira ngo utangariza akanya Imana ashaka kuzura ibyari byarapfapfanye. Ubukwe bwawe bwarapfuye, akazi kawe kararangiye, uracuruza bikanga, ariko uyu munsi leo ni leo atatenda miujiza na atanageuza. Ni Mungu wa ahadi, na akisema na tena anatenda. Asifiwe sana. Iyo avuze Imana yacu yavuze igira gutikirana mu bikorwa. Na jambo Imana igivuga ngo rigira rite ngo rihere. Haleluya. Uyu munsi Imana ikunamure. Sifa kwa Mungu. Munsi umwe tumabwiza nkuko bwanditswe na Luka nyine. Ntabwo turasoma ngo buretse ntabwo ngo 13 kuri 30 na kangahe ngo hari umuntu wari umaze imyaka 18 amugaye hetamye. Amahetamye afite ubumuga bw'inyonjo. Ngo Yesu aramumanuka ari amusanga mu sinagogi. Ngo arangije aramubwira ati, ngo umugore aramubwira ati ubishatse wankiza. Arangira avuga ngo amurambura ikiganza, arangira amubwira ngo gororoka. Imana irambwengera kugoroye. Hari imvune wagendanaga mu mutima wawe, Imana irambwengera kugoroye. Imana iguhindura amateka. Imana yagiye isiba imva nyinshi ku buzima bwawe. Hari izo wabonaga ukabona zaje urupfu rwagusatiriye, iyo habaye kijya gihe irongeye iragarutse nanone, yongeye ugaruka ku buzima bwawe. Imana irambwengera kubohoye, Imana irambwengera guhishe. Allah blaya hazo tola grema stage for ahabwe kuzurata. Haleluya. Haleluya. Ngaho dusomere mu izina rya Yesu. Ka dusome mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka, igice ni cya mbere 21 kugeza 24 na 5. Abantu bategereza Zakariya batangazwa nuko atinze mu rusengero, maze asohotse ntiyabasha kuvugana nabo. Bamenya yuko hari icyo yerekewe mu rusengero, akajya bacira amarenga, akomeza kuba ikiragi. Iminsi y'imirimo yishize asubiriwe. Bukeye umugore we Elizabeti asama inda, abihisha amezi 5. Aravuga ati, uku niko umwami Imana yankoreye mu minsi yandebagamo, ikanteturura mu bantu. Amen. Uko niko yandebagamo mu bantu. Uyu munsi Imana iguteturure mu bantu. Iguteturure mu bantu. Iguteturure mu bantu. Iguteturure mu bantu. Iguteturure muri rubanda. Iguteturure mu bantu mama. Iguteturure rata. Hari ahantu isoni zagukoza, ariko uyu munsi la regor Imana mandiko blessance iguteturure mu bantu rata. Ndashaka kubabwira ku ijambo ryitwa gutindana n'Imana gusa. Gutindana nande? Imana. Ndashaka kuvuga ku ijambo ryo gutindana n'Imana. Ndabaha n'ingero z'abantu batindanye n'Imana bagira amahirwe menshi cyane. Nanjye natindanye nayo irabikora neza cyane. Haleluya.
Yesu ajya abikora neza cyane. Uyu Zakariya yari ageze mu zabukuru, afite umugore witwa Elizabeti, bari bashaje, bari bameze nka Aburahamu na Sara, bari bageze mu gihe cyo kutabyara. Ariko nagira ngo ubwire ngo ibyarenze inkombe ntabwo byarenze Imana. Ibyo ubona byarangiye ku Mana biracyakomeje. Ibyo ubona byahagaze umugambi w'Imana uracyakomeje ku buzima bwawe. Haleluya. Abantu bagucireho umupaka, abantu baravuze ngo uzapfa utyo, Imana iravuze ngo ndakomeje umugambi wayo ku buzima bwawe. Akisema ndiyo ni ndiyo. Haleluya. Zakariya rero umunsi umwe arabwirwa ngo azabyara Yohana, arangije aravuga arabipinga, ariko yinyabya mu rusengero kuvugana n'Imana. Aragenda, yari umutambyi, abatambyi kera, kuko kera ibyaha iyo wakoraga icyaha wahita gupfa. Turashima Yesu waje, iyo ukoze icyaha akubabara ataguciye amande, urinyabya uti ratana tukanye, nagize gutya, nibye, nasomanye, nasambanye, nibese nkwa karigazoke, igahita ivuga ati ndakubabariye ariko ntuzongere. Kera ariko sha warabikoraga ugahita ugira gute ukahagwa. Ariko uyu mugabo mu mupepere Yesu waje. Haleluya. Arangije rero bamuzirika umunyururu. Ikintu cyakubwiraga ko ukiriho itagutsinzeyo, iyo wajya gutamba igitambo baragufataga bakajya banyeganyeza bakagukurura, wanyeganyeza ukumva ko ukiriho utarapfa. Ariko iyo utanyeganyezaga bumvaga ko yagutsinzeyo. Maze Zakariya arinjira avugana n'ishobora bingahe byose, nkuko mwaje gutindana n'Imana arata. Haleluya. Arangije aragenda avugana n'Imana, iramubwira ngo uzabyara Yohana, ngo ariko kuko wabipinze urabikiragi, uzavuga neza ari ukwita izina Yohana, umunsi wo kumwita izina. Maze arangije, ese wowe utinze hehe ubundi? Utinze mu magambo. Abantu baguhaye iminsi baturakijijwe, ntabwo uzabigumamo, ariko urashima Imana ko kibirimo rata. Ukomeze utinde mu rusengero. Baravuze ngo uriya nta cyumweru azamara, uriya ntabwo azabireka, bino byaha ntabwo azabivamo, ariko utinze mu rusengero rata. Arangije atinda mu rusengero rero, bajya bamukurura, bakurura ngo bumve ko kiriho, akazegeza akababwira ngo genda cyavugana n'ishobora byose, iyambura amajwi yose aguhamagara, iyambura ya majwi yose akubwira ko Imana itakumva, yiyambure utindane n'Imana izabikora. Haleluya. Atinda mu rusengero, bamubwira bati muzehe kudasohoka, ati ndikumva naryohewe, ndikumva umwuka wera arimo aramanuka, ndikumva ibihe byiza byo gusenga. Haleluya, haleluya. Iyo umuntu yatinze imbere y'Imana ahindurirwa izina. Iyo umuntu yatinze imbere y'Imana ubuzima burahinduka rata. Reka nkubwire, umuntu watinze imbere y'Imana neza, niyo waba wambara igitenge kimwe cyonyine, kubera gutinda imbere y'Imana, Imana igiteraho amabara we, ukagiteraho amabara sha. Wajya usohoka ku cyumweru ugiye gusenga, kandi ni cya gitenge wari wazanye, kubera ko watinze imbere y'Imana, igasa nk'igihuma, nk'ibahuma amaso, bakagira ngo bakajya kubaza ngo ibi bitenge ubigurira hehe, ibi bitenge ubigurira hehe, kumbe n'amabara Imana iba yagiteye. Haleluya. Zakariya arangije atinda imbere y'Imana, arangije agiye gusohoka, asohoka yabaye ikiragi. Baramubaza, reka nkubwire impamvu yabaye ikiragi rero. Reka nkubwire, hari abantu bameze gutya, basohoka hano mu rusengero, akagenda aririmba iby'Imana yamubwiye mu muhanda, ngo Imana yambwiye ibi ngibi. Hoya, wigenda uvuga iby'Imana yakubwiye, barakumvira ubusa. Izabisohoreza mu isibo iwanyu, niza kubikora izabikorera muri karitsiye iwanyu, iguteture mu bantu, hanyuma bamenye ko wari waratindanye n'Imana ishobora bingahe byose. Haleluya.
arangije ngo asohotse baramubaza ngo muzehe ngo ko watinzeyo byagenze bite? Ati da ati twavuganye nishobora byose. Haleluya! Akajya bacira amarenga. Asifiwe. Haleluya! Ngo iminsi y'imirimo irangiye asubiriwe mu rugo. Elizabeth ngo arasama nawe abiceceka amezi 5 yose. Imana nikubwira ikintu ukagenda ubwira abapagani ngo Imana yambwiye gutya na gutya, icecekere baguseke, bavuga ngo urimbura mukoro, bavuga ngo nta kintu umaze, ngo nuwo kwirirwa wicaye gusa. Ariko ngira ngo ubwire ngo umunsi yaguteturiye mu bantu izabitangirira iwanyu ku ivuko, izatangira ahandi bagusebereje, izatangira ahandi muturanye, ahandi bavuze ngo nta kintu uzimarira, babandi bakuvumye, Imana izabikorera hariya ibiguteturiye hehe mu bantu. Haleluya! Munsi umwe rero nitindanira n'Imana. Imana gutindana nayo bigira umumaro. Ndabanje ndarambagije, ubukwe bwanjye burapfa. Hari ubukwe bwanjye bwapfuye bubura amezi 2 ngo bube. Mukobwa yari umuhanuzikazi, hanyuma turakundana pe, yasengeraga kamashashi yara hepfo, turangije. Ariko haleluya, mwabasore mwe ndagira ngo mubwire ngo mujye mugira amaso abona neza, mujye muri muhemu yera. Namwe mwabakobwa mwe, hari igihe ibyera byose atabatari amatarata, hari igihe ibyera byose beta n'imiyenzi ngo ujye kugira amata, ariko ibyera byose ntabwo ari amata, ariko ifite umwuka wera ajya guhishura byinshi. Hajya mubwira ariko ko mbona wasambanye ibaze kurondorwa na fiancé wawe sha, mo muragendana mu nzira nkabwana, ariko we niko ndi kukubonaho umwuka w'ubusambanyi w'ubwo. Akavuga ngo mu izina rya Yesu ngo utangiye kujya uvangirwa, ngo kutajya kuvangirwa kubera namukundaga. Nkavana yo ndavangiwe kweri, urumva ngo ndavangiye ntumbabarire, ariko nuko nari mbonye. Ati hoya, aturabona nabikora koko. Undi munsi turongera tujya gusenga Samuduha, ndamwa niko mbona utwite. Ngo warayine yese ntukubize ko araryamanye, ni ndabona utwite. Ngo kandi ngo narakubwiye ngo utangiye kujya uvangirwa, ngo watangije iby'umwuka uherutse iby'umubiri. Nanjye numva nebyo, numva ko navangiwe koko. Iyo ukunda umuntu nabasa kuna ntabona, ariko narabonaga sha byari byo yaratwite. Nubwa mbere umuntu wamusambanyije n'umumotari yateze agiye kugira gute, agiye kubwiriza ikinyinya, ni nanjye wari unamumutegeye. Nigiye bumutegeye, ni nawe barasambanye, ni nawe banabana. Ndangije ndamubwira nti ambwiye gutyo rero, ndavuga nti okay ntacyo. Hashize iminsi naranamujyanye no mu rugo, baramutekeye inyama n'ifiriti yaraziriye, bashiki banjye bashyashyanye. Hashize iminsi numva arambwiye ngo ubukwe tube tubusubitse, twagomba kubukora mu kwa munani, ngo tuzabukora ngo mu wundi mwaka, ngo ndumva ntaritegura neza. Hashize iminsi arambwira ngo ngiye ngo numva bya bindi nabivuyemo. Nararize nk'umwana w'uruhinja, ndarira we. Uzi kurya indobo wowe, iwanyu babizi wowe, babizi sha. Ya ndababara we. Ariko Yesu ajya yomora ibikomere, muvugire ngo amen. Yesu ajya yomora ibikomere. Haleluya. Wisaba dukeya. Imana irambwiye ngo abadamu mwice hangaha, ikwiye agasuzuguro mu ngo zanyu, ikwiye agasuzuguro mu ngo zanyu. Umva hari ukuntu umugore aba ateze amaboko ku mugabo gusa. Imana irambwiye ngo ibyo ngibyo byigisheyo, ngo ikintu cyose umugabo araguhereza. Data arambwiye ari muri iri teraniro ngo ibahaye agaciro.
namwe mugiye gufasha urugo rwanyu, mugiye gufasha abana banyu. Sifa kwa Mungu. Iyo umuntu yatindanye n'Imana amateka arahinduka. Maze Jacques ntindana n'Imana rata, ubwo bukomaze gupfa ninjire pfiriya ahantu bita pfiriya nuza ariya ibyumba ahandi akunda guhora guvura nihera ibyumba hirya nahiba gikadeshi rata. Ikadeshi ninyabye ikadeshi nyifite bya bikomere by'umubabaro wo gupfusha ubukwe. Nyimara kugerayo ninje mu cyiciro cya kabiri cy'ubukwe bwanjye. Nyimara kugerayo mbwiriza ku ijambo rivuga ngo Ezira na bagenzi be bageze ku mugezi witwa Hafu. Ni muri Ezira 8:21 ngo wiriza ubusa bayoboza Imana inzira, maze Imana yemera guhendahendwa. Imana iza yemera guhendahendwa. Haleluya. Ngo barayihendahenda iravuga ati ndabyemeye rata, murankirigise, ndaje mbikore, mbayobora inzira ibatunganiye. Haleluya. Imvura yararira imirago. Mbona umumama umwe witwa Mama Fabrice wa Kimihurura yikenyure sharupe arayimfubika gutya. Ndabantu ubwo ngo nuko mbonye imbeho nyine nani mundatitira abatuvuka Uwiteka avuze ati iki gikomere ufite n'uyu mubabaro w'umukobwa umaze iminsi ukubenze ntabwo yaranze, yaranabizi. Ati n'ubu ngubu uracyabungabunga amarira mu maso. Ati Imana irambwiye ngo ntabwo ari we, uriya yari kuzagukubitira mu nzu, kandi koko niko nabibonaga. Joyce yagiraga amahane, ati yari kuzajya kuzingazingira mu nzu, ariko data turebera aho tutareba. Imana irareba, Imana irareba, Imana irareba, Imana ireba kure we, igireba itangira ikamenya n'iherezo. Vuga atazakuzingazingira mu nzu. Ati ntiwongere kurira, nakubikiye umukobwa mu bisate 2 by'amabuye. Umugore wanjye yamubitse mu bisate 2 by'amabuye, ni n'umudiyakonikazi. Haleluya. Iramba ngo umukobwa kandi wango nangiye gutwara ari umufiyemere. Uri kubyumva? Ndavuga naye kwinivuganye nanjye. Uyu muntu mbwe gutya atabizi ni Imana. Bundi guhanura umuhanuzi biragorana. Uwigererayo ariko hari Imana ikubwira ukumva ko ari muvuganye neza. Ukabyumva uti niyo tuvuganye rwose, iyi niyo nivugishije rwose buriya. Ndabana nimvugishije arangije turangije turataha. Twicira ahantu banyigurira brushette ndirira, turamanuka turataha. Ndangije yashize iminsi njya kubwiriza ahantu muri groupe, kanihutishe buno buhamya kugira ngo nze kugira umwanya wo gusoza. Ariko intego y'ijambo turiho no gutindana n'iki? Imana. Hana atindanye n'Imana muhande Samuel. Ntuza Zakariya atindana n'Imana muhande Yohana. Ndaza kubanyuramo abantu batindanye n'Imana n'ibintu bahuye nabyo. Ndangije ntashye barantumira ahantu nko kumwantumiye. Burya abahungu rero cyangwa abasore babavuga butumwa cyangwa baki ntibagenzwa na kamwe. Nanjye kuko nari maze iminsi mpfushije ubukwe nagendaga ndeba. Navuga ngo haleluya, nkabona mukwisi mboni we. Niburiya ntibyavamo se. Nigeze no kurambagiza umusazi yewe. Umusazi. Inyuma yaho hakurikiye uwo muntu bakibara kumwe ngo yamubitse mu isate 2 ry'amabuye. Uyu nguyu turi kumwe ataraza, narambagijemo umusazi hagati. Umusazi nagiye kubwiriza Rwamagana nkuko ndi kubabwiriza. Ndi kubwiriza nanda hano bita mu Rwikubo. Niba ndabwiriza harica umukobwa w'inzobe. Imana rero nayize ubwenge, nakundaga abakobwa b'inzobe cyane, none igiye kunyera nyire gikara. Imana ntabwo ireba ibintu dukunda, ahubwo ireba ibyatugirira umumaro buriya. Haleluya. Ndangije hari umukobwa ari wicaye imbere yanjye, umurokore rwose usengera hara mu Rwikubo hara ipfuminuzi Rwamagana. Dusohotse mbona nawaje mu bantu baje konyaka nimero. Anyaka nimero n'abandi benshi arazifata, we yanazanditse ku gapapuro. Ngeze mu rugo numva arampamagaye. Arambwira ati mukozi w'Imana bakuru ni meza. Ati narakwikundiye. Niye? Ni gute se bisobanura neza? Wankunze utabisobanura. Nibyo mu mwuka nibiki.
ati byose ibyo washaka naha ni nanjye nukuri. Ati se wowe wari wicaye imbere yanjye gutya? Ni jyewe rero ibyanjye rero kuntu rambagizaga nta bintu byo guca ku ruhande. Niba ndagukunda kandi wumvira, ariko rata kugendera amavuta Yesu ni byiza. Haleluya. Ntabwo nitaga kunuza kwino nyonjo mfite imbere n'inyuma. Agaciro nazamuraga amavuta n'ikimana avuganye ko nanjye. Ibyo byo kwirirwa ngo guhenda ngo urabona ngo bigende bite. Oye, naramubwiye wankunze ati ku buryo wambera n'umugore ati nta kibazo, atabwo uzaze kunsura nta tike ngira, hari akazi se nari mfite. Abarayohereje 3,200. Bukeye bwaho mpita njye iwabo. Ngeze iwabo anyereka amasambu afite, ndamubwira nteko nubwo nje kukurambagiza ntabwo nzabona inkwano. Ati areka dati arangiye kuhagurisha barimo barama 800. Ati nzaguhamo 600. Aha, ndavuga nti ntumva uyavuye ku mutima w'Imana niwe yavugaga ubu ngubu, kandi ntabwo yari umusazi. Iyo umuntu asinziriye biratubwira ngo isinzirize uwo mugabo uticura. Iyo umuntu asinziriye arakabakaba we. Ubwo nari nsinzira ariko ntazi ibyo nsinziranyemo kubera na bya bikomere. Nabonye n'umukobwa w'inzobe ndavuga nti uyu nguyu Imana yavuze, kumbe siwe yamugaye. Ndangije ndaba umuntu unyera n'amafaranga sha akama inkwano. Ndangije turagiye iwabo, azanye igitoki ndakiriye n'agacyayiga. Abantu b'ababyeyi bo mu cyaro bariheza kwanza, turasangira. Ndamubwira ijambo ndamubwira nti okay, bya bintu nakubwiye uri tayari? Ati ndi tayari. Dupanga ubukwe, ubwo wanyemereye inkwano tugiye gupanga ubukwe. Ati sawa. Ati kandi nanabibwiye na mama. Nta kibazo. Tumaze kurya mama waba barinjiye. Imana ireba sha. Iyo utindanye n'Imana, haleluya, mbwira uwo mugendana nkubwira uwo uri we. Iyo utindanye n'Imana uhinduka nk'Imana, namwe murasa n'Imana. Iyo utindanye n'Imana urarabagirana. Ibyo Imana ikunda urabimenya. Imana ikwereka ibihishwa abahanga. Amen. Igihe yerekana ibihishwe abahanga. Imana yakore ku maso mw'abasore mwe. Utazazana uzimira bungurisha. Imana yagukoze ku maso, amateka arahinduka. Haleluya. Ndangije tumaze kurya bene wabo baraza. Nari ngiye gutaha ndabasengera, ndavuga ngo tugiye gusenga. Akaba yarambwiye, Imana ikaba yaramwengiza umugore wize, nawe akaba yarambeshye ngo yarize. Imana yahise mukoze isono uwo mwanya kugendana ijambo. Iyo watindanye n'Imana usa n'Imana. Haleluya. Mwebwe mwatinze imbere y'Imana, ibi bintu birakora we. Ibi bintu byitwa gusenga birakora. Ibi bintu birakora. Bijye bapfumu barabeshya. Ahangaha niho abagore babonera inzaratsi. Inzaratsi nziza ni ukugenda ugasengera umugabo wawe, niba yahora gukubita ukajya usenga vuga uti ndamuguhaye, ukamutongera amagambo. Izo nzaratsi ziramufata. Imana igihindura ibyanze guhinduka. Ndangije ndamubwira, turimo tugiye gusenga, ndahumiriza ndaho ngo Mwami Yesu tugiye kumva ijambo ryawe. Ngiye kubona mba mubonye muri Mondisi mwiyarara. Ndavuga nti ndagufashe. N'umwuka w'ibisazi wasaze ryari? Ngo ya. Aravuga ngo ntabwo nigeze nsara. Ndabana nkubonyeho umwuka w'ibisazi. Nta nubwo navuze ngo igukuyeho umwuka w'ibisazi, navuze nkubonyeho umwuka w'ibisazi. Wasaze ryari? Ati ntabwo nasaze. Mama waho yicariye ngo rata ngo yikubeshya mukozi w'Imana ngo yasaze imyaka 5 yose, ngo twari twaramubuze, ngo yahoraga dukubita imyaka 5, ariko amaze imyaka 4 yarakize. Ubwo Imana nimugaragaje ko ari umusazi, kandi aje kubabwira ko ibisazi byo yaje kujagura. Rero noneho numva ijwi riramwe ngo mubwira gusomera Bibiliya. Mubwiye ngo nsomera Bibiliya hanaho. Mama we niwe mukozaga isoni.
ngo ariko Imana yakweretse ko yasaze, yakweretse ko atazi no gusoma no kwandika. Urumva? Ako ndavuga nti ubwo ngubwo ndakomeza ndiyorohereza, rega ntigewe nzamusengera, ibi bisazi ntabwo bizongera kuzamuka. Ubwo ni mu mutima. N'amashuri buri Imana yambwiye na yibi bisazi, buri Imana igira imvugo nyinshi, nibwo na yibyo bisazi nyine ndabyoroshye ndagutwara tu, umuntu wanyobera isambu ni wowe turajyana. Arangije dutashye arantegera muri gare, amaze kuntegera ndataha, ariko nsaba ko nanjye nazamujyana mu rugo. Ngambirira kumujyana mu rugo, nibuka ko ngira amugira amahane ntagakijijwe, nibuka ko ubushe namushyiriye fiance bigapfa, kambwira ngo sinakubwiraga ngo ugiye kongera ko. Ndibuka ko yabimbwiye avuga ngo uriya mukobwa nabonaga mutazabana, mama ndabimuhisha ko ari undi fiance mfite. Noneho mujyana ku nshuti yanjye twasenganaga hano i Kanombe mu Busanza, umugabo w'inshuti yanjye we yanagiye no hanze. Ndangije mujyanyeyo, tuhageze dusanga wa mugabo yagiye, hari umugore we, hari n'abandi bana n'abashiki biwe. Aravuga ngo mwicaye, akajya tuvugana ati ndaje, umuntu ugiye kwerekana fiance. Iminota 5 ishize aranyitegereza, agira gutya mu mutwe, ayigira gutya ngo ubundi nguruzuye mu bantu, nguruzuye. Ndamureba nduzuye nyine, ngo uyumbwira ko uyu mugabo adahari, ngo amafaranga yanjye nategesheje urayanyishyura, ngo kandi ntumbwire ngo nayo ufite. Numva atangiye no kunsebya, ndacece kandi yuma mbona ko byajaguye. Ari imyoza, abantu bose bararebana ngo uyu ni wa mufiance batuzaniye, bararebana. Hashize umwanya aravuga ngo yo, ngo sorry, ngo mumbabarire, ngo karagaciyemo, ngo mvuze nabi, ngo sheri ngo mvuze nabi, nuko wankoze nyine. Hashize umwanya wa mugabo baranahamagaye ngo nta nubwo ari bunaze, ariko ndabimuhisha ko ariko vuze. Hashize umwanya ndavuga reka dutahe, tuzagaruka ubutaha. Arabyemera, turagenda. Tugeze muri gare Remera, cyanyetse ko ari umusazi nyamusazi, akuramo irangamuntu yarayima, na n'ubu ndacyayifite. Aravuga ngo irangamuntu ngo ni ikimenyetso cy'uko uzaza gufata irembo. Ntaho arigiye wakayimuhaye ngo wampaye ikimenyetso ngo nzaze nyizanye. Ndavuga ntuzivuza gute? Ati yayigumane, cyo ni ikimenyetso cy'uko uzaza gufata irembo. Okay, ndayifata ndayibika, ndatega ndataha. Akajya amamagara ngo kutaza gufata irembo. Hashize iminsi ndamwihorera, wa mugabo akigera mu rugo yarampamagaye, ntiyaranabizi, yarampamagaye ngo ariko se jaja, uko naherutse uri umunyamwuka, nkaba naragutumye umukazana muzima, unzanira abasazi gute? Nanjye namuretse nyine, nabonye ari umusazi nyine. Urumva bya bisazi bitari bijaguye, ntibyari kuzajya bizagura mvuga ngo ndamusengera. Agenda atyo, ndamwihorera, akamamagara. Iyo yumvaga ngo narwaye, yarankundaga cyane, yoherezaga amafaranga urufaya. Yacaga hirya akabaza ku bandi bakuru, bakamubwira ngo ndarwaye, ukabona basunikiye amafaranga, ngo umugabo wanjye napfa murabizira. Urumva mureka gutyo. Noneho rero kanihute ngera ahangaha, gutindana n'Imana. Haleluya. Iyo watindanye n'Imana irakugabira rata, iyo watindanye n'Imana iraguconga. Imana natindanye nayo ngiye kurambagiza n'irora Clementina, Imana iragerageza ifata ino nyonjo irayihishasha, ise nkaho yihishe ntiyayibona. Asifiwe sana. Ni umukobwa twahuriye muri groupe, yambaye ibijipo birebire, yaje no kubwirizamo. Ndamwitegereza aho nicaye, ndamureba, ndabona nyamara n'Uwiteka we yakungabiza byanze bikunze ku mutima. Ndangije kumbe yari we, muvuga ngo yari we ni ukuri kwa Yesu. Noneho mwumve kuntu yari we. Uwo mukobwa yanyemeye, bari mu bantu bantera inkunga mu kunyishyurira inzu. Umva atari we, iyo groupe naje kuyijyamo nawe yayigiyemo. Noneho giye bakajya banyirukana mu nzu, uwo mukobwa yarakoraga niyo groupe bagafiterateranya bakanyishyurira inzu. Wewe bakurambagiza, umuntu yaza kukurambagiza umwishyurira inzu ukazamwemera? Oya, bibaho. Yabona ko yagutungisha ikisi. Umuntu arakupfa aragusapotinga, ukaza ukajya kugira gute ko murambagiza?
ndangije umunsi umwe rero mbwira wari uduhagarariye ndamubwira nti uriya mukobwa naramukunze ni ku Kibuye. Arambwira umuhungu arambwira ati reka Clementine ntiyakwemera abantu yanze, ni umukobwa mwiza cyane muremure w'igikara ufite mu kanwa w'umukara ukeye. Haleluya, iby'Imana ikora biradutangaza na n'uwabimenyu. Haleluya, ikwica nzino by'Imana ishaka nibyo nkiriye. Haleluya, mfite ibyiringiro bifite ubugingo we tomangala, mfite umugabane mu ijuru. Nitugerayo ntabwo tuzaba nta bacumbagira babayo, nta barwaye inyonjo babayo, tuzaba dusa. Haleluya, Imana irambwiye ngo nubeho uriya muntu munini. Imana irambwiye ngo nubeho. Data Mesiya, inshuti yanjye Zodrere iravugana nanjye ngo baho, niwongere ubeho. Yatangaje ijambo ryo kubaho. Yatangaje ijambo ryo kubaho. Haleluya, ndangije maze kubimubwira wa muhungu arambwira ngo reka tumuhamagare wumva. Aramuhamagara, undi aramwihorera, araseka gusa ntago avuga amagambo menshi, aramwihorera ngo wa mukozi w'Imana ngo arankunda. Aricecekera. Kumbe yari afite undi fiance. Ngiye umugore tubana, fiance wakora hano muri Masoro, yakora hano muri Masoro ariko yarashatse nawe. Namwambuye umuntu ufite akazi hano muri Masoro, ngiye banyishyurira inzu ariko nuzuye umwuka wera. Haleluya, kutembea na Bwana, iyo ugendana n'Imana mukitsiritana we, mwitsiritana nayo, ukikubana nayo, igihinduranye ibihe we, igihindura amateka, igirema ibitariho ikabyita ko biriho, ibyo ubona bidashoboka bijya bishoboka. Haleluya. Nuko rero akimara kubimbwira, nyamara kumubwira araceceka, antumira kujya kubwiriza groupe yabo y'abanyeshuri i Muhanga. Uwo mukobwa yarasigaye ari sister and brother, twabanaga muri famille. Twicarana mu modoka, ndamubwira nti ese ubutumwa bwanjye bakubwiye warabwumvise? Ati narabwumvise ariko ntago bishoboka, je mfite fiance. Arumva, arambwira ati je mfite fiance. Mitamera nk'ibisusa nyine. Ndavuga nti mbese dufite fiance? Ntacyo. Bukeye bwaho nta n'iminsi ibiri yashize arongera arantumira irebero, azana na fiance wiwe, iduhurira Nyanza ya Kicukiro. Aramunyereka umuhungu nyine karaga ngo agasoresore k'inzobe, mbona bari kumwe, ndakitegereza. Haleluya, ndamwitegereza, ndamubwira ariya ni fiance wawe? Ti yambara agapantaro k'agapocket ukuntu. Nari mfite ijambo rivuga ngo zamura kwizera kwawe, Imana ikora igitangaza. Hari esikariye zo kwizera, hari etape, hari intambwe iri hejuru uturana n'umutima w'Imana neza, kajya uyibwira ati rata bimeze bite. Iyo wamaze kwizera kuri hejuru wazamutse ukora ibidasanzwe. Ndangije aramunyereka, turagenda, noneho nawe agira gutya asigara inyuma yacu nk'awatudonereye. Tugenda imbere rero nk'utwaye umutumishi nyine, tugera ahantu bifotoreza irebero. Hari ahantu hari jaride irebero bifotoreza. Uyu mufotografe urahazi n'uyu wacu yitwa Etienne, ibi twarakoranye. Ibi nigeze kubikoraho jewe. Amen. Uyu ni inshuti yanjye kuva kera cyane. Haleluya. Noneho irebero rero tuhageze, ndamubwira nti urabona hano tuzifotoreza, fiance wari inyuma yacu, urabona hano tuzifotoreza? Ati we nande se? Atinya kubitungura, yagira ngo agaseka.
ngo ariko ngurumva ngo ubundi abarokore mwarasaze, ndi kukwereka inyuma ko hari nawe ukagira ngo turagiye turayo ndabigishije, bukiye mu gitondo turongera turahanyuze. Ntiwahabonye n'ubundi twagiye kuharambagiza tugiye kwifotoza, dusanga baraduhenze ntabwo twahifotoreje, ariko twajyanyeyo kuhareba. Nyuma yaho bukiye mu gitondo ndamubwira ntiwahabonye aho tuzifotoreza, ngo ariko wowe nande, ni njyewe na Haleluya. Nta jwi nari numvise rimbwira ko ari we, nari mfite kwizera ko Imana yambwiye umukobwa uzaturuka mu bisate bibiri by'amabuye. Haleluya. Ndangije turagenda, hashize icyumweru njya gusenga mu Busanza. Nari mfite groupe yitwa Barashi, twagiraga amasengesho iminsi 3, ninjye wari uyoboye. Ndababwira, natangiye umunsi wa mbere mbabwira wizere ko isaha Imana ikora igitangaza. Ninjye wari uyoboye iryo teraniro ry'Abarashi. Ndababwira ni webwe tugiye gusengera mu bitangaza gusa. Isaha uregere telefone yawe kuri bwakira igitangaza. Isaha niba utarasamaga ingumba witegure ko wataha ukaza gusama. Dusengera muri iryo sengesho, turasoza. Twasoje ya gitangaza nakibonye, bari banzaniye ibintu. Umumama yarinyabyaga akahita yiruka mu giporoso, akabanzaniye ikoto, akabanzaniye udushati tw'udutiyayi, bampa n'amafaranga menshi. Natangiye n'amafaranga agira nko 60. Ya gitangaza cyanjye banagitahanye. Ngeze mu rugo, muri ghetto nabagamo, muri ghetto banyishyuriragamo, yabaga mu Kobo. Mbaza Imana nari kubundi nirwo ngenda ndaranganya amaso mu bakobwa b'abandi, umugore wanjye ari hehe? Semesha ukweli, kwiza Imana ukuri, arakunda afasha abashavuye. Kwiza Imana ukuri we, kwiza Imana ukuri, kwiza Imana ukuri, kwiza Imana ukuri. Hala zego topesi, semesha ukweli, daigo mastai. Imana irambwiye ngo ikuye amapingu ku buzima bwawe. Ukubyumva? Urumva? Imana irambwiye ngo guhindura amateka. Imana irambwiye ngo ikuremyemo umutima wemera, data kugarutseho. Uri kumva? Imana irambwiye ngo ibyaguhungabanyije ni byinshi, ariko Imana irambwiye ngo ije gucayura ibyari bimeze nk'ibyicanze ku buzima bwawe. Data bicangure muri riteraniro, data bicangure muri riteraniro, data bicangure muri riteraniro. Haleluya. Ndangije maze rambwira ihita imbwira ndimo ndasoza, iminota bampaye menya yarangiye. Laya zini dofai, nzagaruka mbaganirize nta kibazo. Ubukwe bwanjye ntabwo ndi bwinjiremo nyirizina, ariko Imana irambwira ngo muhamagare, ngo umugore wawe ntari Kimironko. Ndangira ndamuhamagara, ndamubwira ngo sister wiriwe, mwita sister nyine, ati wiriwe. Ndamubwira na n'ubu ngubu ntabwo uremera kuba umufiance wanjye, ukazitwa umugore wanjye, ukaba mama w'abana banjye, nanjye nkaba papa w'abana bawe, urasubiza yego cyangwa hoya? Nibyo namubwiye, urasubiza yego cyangwa hoya. Ubushize wambwiye hoya, n'ubu ugiye kongera ubisubiremo, urasubiza yego cyangwa hoya. Arangije arambwira, araceceka gatonya, arambwira ngo waretse azagusubiza ejo mu gitondo. Ako kanya mpita nyikupa telefone, ni sawa uzansubiza ejo. Naragiye ngura amayinite nyarazamo, saa 11 nkwamubikije ideni za mu gitondo. Naramuzindukiye ndamuhamagara, mbona aranyitabye. N'igisubizo ni yego cyangwa ni hoya? Ngo ni yego. Haleluya. Imana ntabwo igibeshya, ntabwo ihinduka, wizera ibyo yavuze ko ari ukuri. Ntabwo ibeshya, aya ntabwo ibeshya. Haleluya. Damosa bongya nala da toprisi na genanga sala na jambo inanise ikivuga ngo ridesiya
ngo riherewe, irikurikirana ibihe n'ibihe. Tugiye gusenga Imana. N'ingaruka nzababwira ukuntu ubukwe bwabaye bugatahwanamo n'umuntu w'umubirigi akajyamo amafaranga buri munsi. Ndangije arabinyemerera, ndatega ngenda kumureba aho yakoraga, angurira fanta, ndicara ndamubaza, iwabyemeye? Ati nabyemeye. Wabyemeye? Ati wabyemeye. Subiramo gatatu. Ati nabyemeye. Dupanga ubukwe. Ndapanga ubukwe, hari n'atanu mfite, hari n'atanu banyishyurira inzu. Ati dupanga ubukwe nta kibazo. Nawe muri uko kwezi bahita bamwirukana ku kazi, dusigarira aho ngaho twese, ariko dupanga ubukwe. Ariko nabonye Imana data, reka mbabwire, uyu mugabo yatashye ubukwe bw'i Kana y'i Galilaya. Nanjye nabonye Imana muri uriya mwaka. Igihe Imana narayibonye mu bukwe bwanjye, nta modoka iciriritse yari irimo ngo izi z'amavatiri, noya, ni amajipe, amavewiti, amaforotina, amarava. Ariko Imana, reka dusenge, reka dusenge. Shaka gusengera abantu. Imana yambwiye ngo hari abantu bamaze iminsi ku kidendezi, warasenze byaranze. Ndashaka guhuza n'umugambi w'Imana uno munsi wa none. Ndashaka guhuza n'amasezerano yawe mu izina rya Yesu. Guca ku ruhande, ariko Imana igiye kuguhuza n'amasezerano yawe. Haleluya. Ubundi abahanuzi nta kindi bamaze, ni ukuguhuza n'amasezerano yawe. Uri kubyumva? Bagahamagara Imana igahura nayo. Uyu munsi uhure nayo ugisohoka muri uno muryango. Ibyari byaranze byemere. Kandi Imana nyeretse ikiza indwara. Hano harimo indwara zananiranye z'imigongo, harimo abantu barara bashikagurika, harimo abantu bateje ibintu by'ibinyabingi, hari umuntu umaze iminsi yumva urubavu rumurya. Uyu munsi Imana ashaka kubohora. Muhaguruka dusenga Imana. Natinze mwihangane. Imana ije gutanga amaperime. Imana ije gutanga amaperime. Imana namwe ngo ije guhesha agaciro diplome zanyu. Yazini ta elegre. Uriya mumama uyu nguyu hari inzugi zari zikinze ku buzima bwawe. Uyu munsi Imana irambwiye ngo irakubohoye. Nawe ubwawe Imana irambwiye ngo iranagukijije. Ufite indwara ugendana nawe. Mana data wa twese, uri El Shaddai, uri Sabahoti, la Saibon. Turasenze aba bantu bafite indwara zabamugaje, abantu bafite ibibazo bacicaranye, abantu bamaze iminsi ku kidendezi, abantu barabyara bayobeye. Mana ndasenze mu izina rya Yesu, umucyo w'Imana ubamurikire, ubaremere mu mutima wemera, ubareme mu mwami, ukanibyakire. Ibiganza nibyakire, ibiganza nibyakire. Abantu nibabohoke. Pora zili God Mastaje gofale Eshangana mangasi Dobresili Reazili gea. Hari ingo zarimo zirasenyuka, Imana irambwira ngo irazubatse. Hari ingo zari mu manegeka, Imana irambwira ngo irazubatse. Hari amadivorce ari baratanga kuboneka, ariko Imana irambwira ngo yaburijemo. Boya zini, Imana irambwira ngo yishyuye imyenda, Imana irambwira ngo yishyuye imyenda. Abantu bafite amakardirata yanze kwishyurwa imyenda mitoni minini, nimwakire kwishyurirwa rata. Urashoboye mwami, uri Imana ihambaye, uri umukozi w'umuhanga. Turakubashye, turagushimye. Aba bantu bagiye kwakira mwami, bazagaruka bafite amashimwe. Aba basore bazagaruka bafite amashimwe, aba bagabo bazagaruka bafite amashimwe, bano bamama bazagaruka bafite amashimwe, aba bakobwa bazagaruka bafite amashimwe. Urememo ibikwiriye mwami. Urakoze, turagushimiye, tugukomeye amashyi menshi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwakire kubohoka mu izina rya Yesu. Hanyuma Imana ivuganye nanjye ngo aha hantu hazakirira abarwayi benshi, ibirema bigiye kugenda. Imana iramwe ngo hari bimeze nk'ibyari byarapfuye bigiye kuzuka. Ikindi Imana yambwiye, Imana yambwiye ngo igiye gukora amakwe ahangaha. Amakwe. Imana igiye kubaremera ubukwe. Hari abantu bamaze iminsi bapfusha ubukwe byaranze. Imana iramwe ngo ibiremye none ahangaha. Si ibya kera, biremwe none ahangaha. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.
sinzi uko ubigenza, sinzi n'uko ubikora, icyo nzi nuko iyo utegetse